urihemba bacyaba hahandi ubundi sere nta mikino mfite n'utansubiza na kodi ni ukwanda ubu barakwanze nawe barakwanze gahunda ni ukwanda iryo jambo ariko menya MTN izajya irikoresha twabahereze za message ngo bari kwagura imiyoboro ya nijoro ya mobile money ngo guhera saa 6 kugeza saa 10 ngo turaba turi kwanda imirongo ya mobile. Ntago MTN none hari ibintu ari kunyohereza ashaka nsindire miliyoni 100 nta n'amayinite mfite. Shemti. Ibintu bari kumpa koko. Tujye kwakira umunyarwenya witwa HUBERT. Ahubwo rero tugiye kujya muri gakondo. Mama we utwo tuntu turakurikirana nuko rero amashyi amashyongore harya wize awuka hano wambara ipantaro bakayipimira ku muryango nimba ariyo awuka mani bara ntago ari abasekirite wangu mbona ngera abademobe abafunga umutwe n'abadive yewowe abo bantu abo ayihi abo bani maniza ajya wowe abo bantu kere ya negeke ekebende cy'inzoga ubundi abadive nibo bantu bavuga ibintu bakahita banabivuga mu kanwa ngo tuzumve nkubazi kubita pambararambamba ngo ni inkoko z'ibikango kukuruku nabuze indirimbo izazamo ngo n'imbwa zimuka ngo ho irahari ntago ndayumva ahubwo nzi iyo bagira yitwa ngo banzu heha yo waneye urayizi iyo ndirimbo ibaho ufite internet ngo munize telefone DJ na internet afite uko nitike n'inyo bayimuhaye niza internet yawe ukuremo password oya ni hano nta ndi bujye humura abatipe bafite iPhone nk'izi ukuntu babwivugisha abakobwa bahuye bwa mbere ngo donke njyewe ngo n'ubwa mbere nkubonye ngo ariko akongeye ifite yari yabitangira gutya gusa ati wampa nimero zawe sereka ngo iyanjye umamagara kanze mbanze mbumvishe bamenya sha njyewe nanga abantu bampinga kubera ko nizi ikintu bita systematique iba mu madinamo y'imodoka bamenya kinaniye niyo ngiye nose mane ko byanze oya kubura amayira ntago ari iPhone wakishwe abanze waneye andika banzu hehe ibintu ndi kuvuga ubyandike urumva banzu hehe urumva wabyanditse aho yo aho ngaho rekeraho ayo waneye naya abonaho banyura ariko umutekereze nk'umuntu ushinzwe communication mu ijuru gutanga raporo ku mwami ngo hano hari indirimbo yakuririmbiwe bayita ngo iki shaka buriye banzu heha wane iyo report yaragoranye hako n'indirimbo ariko reka mbasobanurira abantu badasobanurirwa n'umwuka oreyo banza ukemura ibintu banza wihana ibyaha byose Jean Claude nangiye kujya mu mwuka nibuka wa mwana wanserereje
La Casa de Papel. Ntabwo uzi kugira ngo ujye mu ndimi biroroshye. Ntabwo uzi kuvuga ngo les éléments de tableau périodique. Wewe wize heheri BBC, wize nabi bro. Twebwe twavugaga mu tuntu tumeze nka story, how he likes beer but cannot obtain food, never nag mag or silly people, study classical at Karisa Khan. Ariko ugasanga abantu wize nabi ngo heheri bebe, nawe hehe. Nawe hehesha. Ladies and gentlemen, put your hands together for HUBERT the comedian. Ya performance ahantu henshi hatandukanye, harimo mu Rugando. Ubu ngubu nta n'ahandi arajya, ubu ngubu baracyari mu Rugando. Batwaje n'amaguru, umva no guperforminga duhagaze ntabwo biba byoroshye. Umeze mutare, ariko murabibona ko uyu munsi nambaye fashion ni imyenda isa nk'iya Moses ariko atariyo. Ishati rero nayiguze nzi ko ari iya Moses. Mumeze mutariko uyu munsi, ariko sho ndabona hajemo aba diaspora benshi. Ejo bundi nagiye mu bukwe bw'aba diaspora, ariko navuyeyo numiwe. N'ubwa mbere nari mbonye ubukwe basaba bakanakwa mu Cyongereza. Noneho ikintu cyanunguye, ise w'umukobwa ni nawe wavugiye inka mu bukwe. By the way, uyu munsi nabonye haje hano muri show hajemo abantu benshi bo mu social media makers, sinzi niba ariko babivuga. Turi abanyarwanda, nitwica ikirimi cy'abanyamahanga ntibikabatungura. Ikirimi cyacu ni Ikinyarwanda. Sasa hari ibintu bimaze iminsi bimaze abantu biharaje buri kantu kose bakagakorera groupe ya WhatsApp. Abo twavumanye, abo twakuranye. Ejo bundi hari groupe banshyizemo mpita nkora left nirukanka. Nagiye kubona ngo promotion y'abasiramuwe 2004. Amashi yanyu ari heba. No, mfite umujama wanje akunda nawe ibintu byo gupostinga kuri WhatsApp. Amastati buri kantu kose abonye ahita agashyira kuri stati. Ejo bundi yagiye mu kabari aranywa amaze gusinda, ahita postinga papa we hasi ahita yandikaho ngo akabi naho kajya. Franco, uyu munsi ariko kutaperforminze ba na bihumbi 20 ufite aho ngaho ngo nize. Just performance ntari binayo yazana nayo ufitemo. Mwamuhaye amashira. Ubu boss aranga kumita icyazi ngo bamaye amafaranga ya namakwaca. Nkomeze cyangwa nigende? Wanze muzana ndi. Brag nari mfite urumva zijyanye n'aya bampaye. Once upon a time, I was in national examination. English issue mwihangane. Ndi mu kizamini cya leta. Je nize muri groupe scolaire Cyoho. None twari turimo gukorana n'abanyeshuri bo muri petit séminaire.
barabajama bazi ubwenge. Twebwe nyuma y'iminota 10 abanyeshuri bo muri groupe scolaire Cyohoha twese twari twasinziye. Rero murabizi mwarimu uri kubakoresha buri saha bavuga ati harabura isaha kugira ngo musoze. Abanyeshuri bo muri petit seminaire bakuvuga teacher ndatira imashini, teacher ikayi yashize, twebwe turasinziriye. Habura nk'iminota 10 abanyeshuri bakiri teacher, none tugiye twumva natwe dufite icyana bitaga Mathias twiganaga. Nawe bashize akaboko hejuru ngo teacher ngo nanjye ndi gutira imashini. Ati Mathias isi arabirose. Bivuye. Teacher baza abamutira imashini, of course mubano muri seminary cause twebwe ntacyo twari kuba twimaze. Ayo twari dufite. Abarayizanye. Ahita yimuhereza akimara kuyimuha Mathias ahita ashira akaboko hejuru ngo teacher ngo ikibazo. Kiye kibazo. Isaha iyi mashini kidakora. No. Teacher ashize umwanya aravuga ati 5 minutes left. Noneho akimara kuvuga ngo 5 minutes left tujya twumva umwana icyana cyo muri seminary sha ngo teacher ngo ndashaka indikayi. Teacher avuga se kikayi yashize, amakayi yashize, ninjya no kwitumiza handi irajya kuza iminota yashize. I was like teacher, I have a solution. He can use mine. And then teacher was like, why? And I said, teacher, of course, I didn't write anything yet. Murakoze cyane banyita HUBERT.